Ejo saa yine z'ijoro hari gahunda yo gufunga umuhora n'ibindi bihugu biriho biritegura. Rero bivuze ko Iran itazongera kubasha kugurisha amavuta. Ibyo tubona ndetse n'ibyo ntekereza, wenda n'ibitekerezo byanjye cyangwa si byo simbizi, nuko hari amato menshi ariho yerekeza ku gihugu cyacu kunywesha amavuta hanyuma akajya muri kariya gace kugafata. Kuba batabashaga gukoresha kariya gace bigiye gukosoka. And ultimately that'll be correct. Nyuma y'ibi ku ruhande rwa leta ya Iran, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu witwa Abbas Araghchi yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriho zihonyora diplomasi zitwaje iterabwoba ryo gufunga umuhora. Si we wenyine kuko n'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira mu mazi wa Iran witwa Shahram Irani we yatangaje ko irari iterabwoba rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ko bagiye kwisebya kuko ibyo barimo bisekeje. Ati nihagira uhirahira akaza mu gace twafunze ntabwo bizamuhira. Aha nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga gutya ntabwo zishaka gufunga umuhora burundu, ahubwo ni gahunda bafite yo gufunga ibyambu byose bya Irani, bivuze ko nta mavuta agomba kuva cyangwa kujya mu gihugu cya Irani aciye muri uyu muhora. Nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space. Nguhaye ikaze. Ibi byose bijyanye no gufunga uriya muhora byatangiye ku munsi w'ejo ku itariki 12 z'ukwezi kwa kane ubwo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump yabinyuzaga kuri X ye ku rukuta rwa X, yabyanditse mu magambo y'icyongereza agira ati effective immediately the United States Navy, the finest in the world, will begin the process of blockading any and all ships trying to enter or leave the Strait of Hormuz. Mu buryo buhita bushyirwa mu bikorwa igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo mu mazi ndetse kikaba n'igisirikare cya mbere ku isi kigiye gutangira igikorwa cyo gufunga amato ayo ariyo yose yaba yinjira cyangwa ava mu muhora wa Hormuz. Si poste ya Perezida Donald J. Trump gusa kuko na Vice Perezida we witwa J.D. Vance nawe ubwo yaganiraga n'itangazamakuru ku cyo baba bagezeho mu biganiro na Iran ubwo bariho bahuzwa n'igihugu cya Pakistan, yabwiye abanyamakuru ko ibiganiro ntacyo byagezeho byarangiye banze kumvikana. Umunyamakuru amubaza impamvu yabaye nyamukuru yo gutuma batumvikana, amusubiza ko ibiganiro byabaye mu muhezo ataza gutangaza impamvu zabereye mu biganiro ngo azitangaze mu ruhame. Arababwira ati mumenye ko gusa byarangiye byanze ntacyo tugezeho. Ibi bigenze gutya birananirana nyuma yuko ku itariki 8 z'ukwezi kwa kane hari hasinywe agahenge k'ibyumweru bibiri. Iran yakomeje gutangaza ko intambara itararangira, Israel nayo igatangaza ko niyo hasinywa aka gahenge iri bukomeze ibikorwa byayo bya gisirikare mu gihugu cya Liban. Ibi bikaba bimwe mu mpamvu zagiye zituma habaho kugorana mu kumvikana mu bijyanye n'ibi biganiro kuko hari ingingo twakwita nyamukuru zari zajyanye ibi bihugu byombi. Ni byinshi bagombaga kumvikanaho ariko kwisonga hari ingingo enye bagombaga kuvugaho. Iya mbere, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabaga ko Iran ihagarika gukora intwaro kirimbuzi. Ingingo ya kabiri, Iran yasabaga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikuriraho ibihano zayifatiye. Ingingo ya gatatu, kwari kuganira ku ifungurwa ry'umuhora wa Hormuz ugakora nk'uko byari bisanzwe. Ingingo ya kane mu z'ingenzi, Iran yasabaga ko nihasinywa amasezerano y'agahenge n'igihugu cya Liban nacyo kigomba guhita kibona agahenge, no kuvuga ngo agahenge kakaba akabose aka Iran na Liban, kubera ko Israel yo yerekanaga ko nubwo hasinywa akagahenge ikomezayo gukora operasiyo zayo muri Liban ikurikiye y'umutwe wa Hezbollah. Perezida Trump agaruka kuri bimwe mu byaganirwagaho muri ibi biganiro byo gushakisha ko amahoro yaboneka, yavuze ko nubwo ingingo zaganirwagaho zari zirenze imwe ariko ingingo yari zikuriye ku kigero nk'icya 99% ari ingingo yo gusaba ko Iran ihagarika ikorwa ry'intwaro kirimbuzi. Ati n'ibindi byari ingenzi twabiganiriyeho atari ku cyari nyamukuru cyihariye nka 99% y'ibyagombaga kuganirwa ari nacyo cyabaye imbarutso ikomeye yo kugorana. Ati nicyo gusaba ko leta ya Iran yahagarika ikorwa ry'intwaro kirimbuzi. Dusubiye inyuma gato, iyi ni intambara yatangiye ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2026 isemburwa n'urupfu rw'umuyobozi w'ikirenga w'igihugu cya Iran witwa Ali Khamenei wishwe ku itariki ya 28 z'ukwa kabiri, ari nabwo iyi ntambara yahitaga itangira. Iyi ntambara yaje gukomera cyane ahanini biturutse ku mpamvu ebyiri. Impamvu imwe ni impamvu y'ibibazo bya politike bisanzwe hirya no hino ku isi, ariko noneho hakiyongeramo n'ikintu cy'uburakari n'umujinya
umujinya ku ruhande rwa Irani cyo kwihorera ku rupfu rw'uriya muyobozi w'ikirenga Ali Khamenei wari wishwe mu bitero byari byagabwe ku gihugu cya Iran. Hanyuma mu gihe ibyaka gahenge byari bitarasobanuka, hatangiye kugenda hatutumba ibindi bibazo bya hato na hato byacaga amarenga ko ibyaka gahenge ntacyo bizatanga. Aha ikibazo cyavutse, Irani yakomeje gukumira amato yabuza gutambuka, natambutse itangira kuyashyiraho charges cyangwa se kuyishyuza ikiguzi kitari mu mategeko agenga ubwikorezi bwo mu mazi y'inyanja, cyane cyane muri kariya gace, nk'uko Perezida Trump nabyo yabigarutseho ati amategeko agenga ubwikorezi turayazi, ati ibyo rero iriho igenderaho yakabantu amafaranga ntibisobanutse. Icyo gihe byavugwaga ko amato asaga 300 ariyo mato yabujijwe inzira, yabuze uko atambuka. Aha Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibyagahenge bitaratungana zasabaga ko ayo mato ahita arekurwa immediately, bakayarekura agatambuka, ndetse kandi n'ibyo leta ya Iran iriho ibishyuza ikabihagarika, amato agakomeza gutambuka uko bisanzwe. Kuri ubu birabarwa ko 25% by'amavuta yose akoreshwa ku isi anyuzwa muri uriya muhora wa Hormuz. Iyi ni nayo mpamvu yatumaga nyuma y'uko Irani ikomeje kuboroka amato, natambutse ikayishyuza mu buryo bunyuranyije n'amategeko yashyizweho yari asanzweho y'ubwikorezi bwo muri kariya gace, abantu benshi bahise batangira kubona ko ibyaka gahenge nta kigenda, ndetse ahubwo hashobora guhita hongera kubura indi mirwano. Bimwe mu byacaga amarenga harimo nk'amaposte Trump yapostingaga, nkaho yanditse ati Iran is doing a very poor job, dishonorable some would say, of not allowing oil to go through the Strait of Hormuz. Ati Iran iriho irakora ibintu bibi, ati n'uwashaka yavuga ko bigayitse kutareka ngo amavuta atambuke muri uriya muhora. Akomeza agira ati that is not the agreement we have. Ati kandi ibyo bariho bakora ntabwo ariyo masezerano twagiranye. Aha hari ku itariki 9 z'ukwezi kwa 4 2026, ni mu minsi 4 gusa itambutse. Iki gihe cyose ibi byari byerekanaga ko nubwo havugwa gahenge ariko hari ibindi biri gututumba bigaragaza ko amahoro mu by'ukuri arayo mu mpapuro atarayavuba hagati y'ibi bihugu byombi. Hari biriya Irani yakoze byo gukumira amato, gutangira kubishyuza bitari mu mategeko agenga ubwikorezi n'ubucuruzi bwo muri kariya gace, kongeraho na poste nk'iyi y'umuyobozi mukuru. Ibi byose byacaga amarenga yuko hakiri ibibazo bitaratungana. Ikindi kandi gishimangira ibi, Perezida Donald J. Trump mu kiganiro n'abanyamakuru, umunyamakuru yamubajije ikibazo gikurikira. Aramubaza ati mwavuze ko intambara yarangiye ariko umunyamabanga wawe mu by'umutekano yavuze ko iri ari itangiriro. Ati none ukuri ni ukuhe? Abanyamerika bitege ko iyi ntambara izamara igihe kingana giti? Uyu ni umunyamakuru wabazaga Perezida wa Amerika. Trump yamusubije ati ibyo mbushaka wabivuga. Niba yaravuze ko ari itangiriro, ni ukuvuga ko ni itangiriro ryo kubaka igihugu gishya. Ati nta gisirikare bafite, cyaba cyo mu mazi, mu kirere, nta n'ubwirinzi bw'ikirere, byose twarabirashe, nta radari bafite, nta tumanaho bafite, ndetse nta n'ubuyobozi bafite, byose byararangiye. Ati byo twabyita intsinzi ikomeye kuri twe. Ati ingaruka zikomeye z'iyi ntambara zabaye mu minsi 2 ya mbere y'intambara. Ati kuko muri iyo minsi 2 ya mbere nibwo ibyo byose navuze twari tumaze kubikubura. Ati twakubuye igisirikare cyo mu mazi kandi cyari igisirikare gikomeye, bari bafite amato y'intambara adasanzwe. Nkuko uyu mugabo Perezida wa Amerika Donald J. Trump amenyerewe, n'umwe mu bantu bakunda kuvuga amagambo bagaragaza ko Amerika ari agatangaza. Aha ntiyavuze ko igisirikare cya Iran gifite amato akomeye mu buryo bwo kugishima, ahubwo yabivugaga mu buryo bwo kwerekana ko Amerika yatsinze amato adasanzwe. Ntabwo ari uko yashimaga igisirikare cyangwa se amato ya Iran. Aha ndacyakwereka ko nubwo havugwaga gahenge, hari hakiri byerekana ko ishyamba atari ryeru hagati y'impande zirwana. Ku ruhande rwa Iran, umuyobozi w'ikirenga Mojtaba Khamenei nawe yatangaje ati we are entering a new era with the management of the Strait of Hormuz. Ati turi kwinjira mu bihe bishya bya Iran tugenzura umuhora wa Hormuz. We did not and do not seek war, but we will not give up. Ati ntabwo twigeze dushaka intambara, yewe n'ubu ntayo dushaka, ariko igihe cyose biri ngombwa kuyirwana ntabwo tuzigera tuva ku izima. Kuri ubu rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zitangaza ko umugambi cyangwa operation ikurikiyeho ariyo kujya gufata kariya gace cyangwa uriya muhora wa Hormuz. Bimwe mu byo banagiye bagaragaza bagomba guheraho harimo kubanza gusenya ibisasu biteze muri kariya gace, mu gihe ku ruhande rwa Iran yo ivuga iti mwatinze kuza, namwe murabizi ko ibyo muvuga ari iterabwoba kandi mugiye kuhasebera. Ibi byose nubwo ibi bihugu bigaragara nk'ibiri mu gapingane, ubuzima bw'abantu bwo bukomeje kuhatikirira.
ni intambara kuri ubu nko ku ruhande rwa Iran bivugwa ko imaze guhitana abasaga 1700 b'abasivile, abasirikare basaga 1200, aho ni ku ruhande rwa Iran. Ku ruhande rwa Israeli bibarwa ko abasivile hagati ya 28 na 30 bamaze kwicwa, naho abasaga 3000 bakaba barakomeretse. Leta zunze ubumwe za Amerika bigaragazwa ko abasirikare 13 bamaze kwicwa, naho abagera kuri 390 bakaba barakomerekeye muri iyi ntambara. Reka ngushimire cyane wowe twabanye muri iki kiganiro. Kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu bigisohoka, uduhe ibitekerezo, kandi niba hari n'ingingo wifuza ko twakoraho ikiganiro nayo yitwandikire. Ikiganiro cy'uyu munsi reka ngisoreza aha. Nitwa Nuello Okoye, iyi ni Nuello Okoye Space. Imana ibarinde.